gutangira ndabizi ndabifite ku kazi. Turabasuhuje mwese abateze amatwi radio Inkoramutima, turabifuriza amahoro n'imigisha biva ku Uwiteka Imana. Turabaso aho muri hirya no hino, baba ari amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba, tubifurije imigisha iva ku Uwiteka Imana. Munyemerere tudatwanya dufata akanya dusenge aho dusangira ijambo ry'Imana. Mana nkuru kandi Mana y'icyubahiro, turagushimiye, tuguhaye icyubahiro kubera iyi radio waduhaye nk'igihugu kugira ngo ifashe Mana abanyarwanda n'abatari bo, bityo bakira ijambo ryawe. Ndagushimira abaduteze amatwi bose bari hirya no hino mu bice bitandukanye, ubaha umugisha kandi umugisha wawe ube no kuri iyi radio ndetse n'abagira uruhare bose kugira ngo iyi radio igere kuri benshi, nabo ubaha umugisha. Kandi uyu mwanya dufite w'ijambo ryawe utubera umwanya w'umugisha, tubone kwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amazina ni Nyandwi Alexandre, umurorero ya Full Life Temple mu Rwanda, ubifuriza umugisha w'Imana. Reka rero tudatinze dusangire ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 6. Turasoma Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 16. Turasoma amagambo make muri iki gice cya 16. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya 16, umurongo wa turahera ku murongo wa 25. Haranditswe ngo, ariko mu gicuku pira barasenga, baririmbira Imana, izindi mbohe zirabyumva. Uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi, imfatiro z'inzu ziranyeganyega, inzugi zose zihera ko zirakinguka, iminyururu yose iradohoka. Amen. Muri uyu mwanya ndagira ngo tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo va muri gereza. Va muri gereza, ahantu ushobora kuba warabohewe. Va muri gereza, ahantu umaze igihe. Va muri gereza, ahantu ushobora kuba warafatiwe bugwate n'imbaraga z'umwanzi. Va muri gereza, ahantu Satani yabuze. Haleluya. Uyu munsi ndashaka kugira ngo mvugane n'abantu bamaze igihe kinini Satani yarabafungiye ahantu, bamaze igihe kinini Satani yarabashyize ahantu. Bibiliya ijambo ry'Imana tubwira ngo Pawulo bari abagaragu b'Imana, bari abakozi b'Imana. Umunsi umwe baza kugira ingorane, barafatwa babarega yuko bakijije umukobwa warimo dayimoni, kuko uyu mukobwa mufashe yamukoreshaga nk'umukozi, akaragurira abantu, agapfumurira abantu, barangiza bakazana amafaranga bagaha. Nuko umunsi umwe Pawulo na Sila ubwo barimo batambuka bakora umurimo w'Imana, birukana imyuka mibi yari iri muri uyu mukobwa. Iyo myuka mibi irangije imuvamo, arabohoka, yakira agakiza, imbaraga ziramumanukira. Aba bantu bakoreshaga uyu mukobwa uburetwa bagira akababaro kenshi, kubera ko bayibwiraga ko indamu bamubonagaho batazongera kuzibona. Nuko rero bajya kumurega mu bayobozi, abafata barabakubita. Bamaze kubakubita barangije barabafata babashyira muri gereza, babashyira mu nzu y'imbohe, barabafunga. Bajya mu nzu y'imbohe. Bibiliya iravuga ngo babarindisha abasirikare benshi cyane, abasirikare badasanzwe, yewe bari kurinda abantu bameze nk'abicanyi, kuko babarindishije abasirikare barenze 10. Barabagotanguruka. Aba basirikare bose kwari kugira ngo badacika, kubera ko bifuzaga ko Pawulo na Sila babagirira inabi irusi iyo bari babakoreye. Ariko ubwo bari bari mu nzu y'imbohe, Bibiliya iravuga ngo bigeze baceceka, ntabwo bigeze bahiranwa n'agahinda, ntabwo bigeze bafatwa n'umubabaro wuko bahobuse. Reka mbabwire bene data, ari ahura n'ingorane rimwe na rimwe yikururiye, ariko hari n'igihe ahura n'ingorane z'amaherere atikururiye, akajya kubona akabona ibyago biraje, atabihaye invitation, atabitumiye, atabisaze, akajya kubona akabona bihagazemo, abyicayemo. Benshi iyo bageze muri izi ngorane z'ubuzima, benshi bacika intege, bakava ku byiringiro, bakava ku Mana. Ibyiringiro byo ntibe bigifokasinga ku Mana, ubwo bagatangira kwiganyira, bagatangira kwiheba. Abenshi bakanatuka Imana, bakavuga bati Mana kuki ibi bintu byemeye, bagasuzugura Imana kubera kababaro, kubera ingorane, kubera ibibazo baba barimo. Ariko Pawulo na Sila siko byagenze. Ntabwo bigeze bahiranwa n'agahinda bene data, ntabwo bigeze bahiranwa n'ingorane, ntabahiranwa n'ibibazo. Bibiliya iravuga ngo bageze mu nzu y'imbohe, bageze muri aka kababaro, bageze aha hantu bari bashyizwe, Bibiliya iravuga ngo nuko baratangira bahimbaza Imana. Haleluya. Ngo
bahimbaza Imana, barataza Imana, bahimbaza Uwiteka, bashyira hejuru izina ry'Imana. Nibwira ko bateye amakorasi y'imbaraga nkayo tujya duhimbaza mu nsengero zose. Baratangira barahimbaza, wenda bahimbaje ya korasi ivuga ngo izongera ikore n'ibindi, wenda bahimbaje ya korasi ivuga ngo nta kinanira Imana yacu irahambaye, wenda bahimbaje ya korasi ngo Pawulo, oh haleluya haleluya, Pawulo na Sila bahimbaza Imana yo mu ijuru, yo haleluya. Ngo bamaze guhimbaza Imana barangije barasenga, bazamura amasengesho bayaziteka Imana. Bibiliya iravuga ngo bagisenga inuko inkuta z'iyo nzu ziranyeganyega. Bagihimbaza senga, bagisenga inkuta ziranyeganyega, nuko Bibiliya iravuga ngo habaho igishyitsi cyinshi. Igishyitsi cyinshi nuko ngo imiryango itangira gufunguka. Haleluya. Irakinguka. Bibiliya iravuga ngo muri uwo mwanya marayika w'Imana aramanuka, araza bafata ukuboko, abanyuza ku irembo rya mbere ririkingura, abanyuza ku rya kabiri ririkingura, abageza hanze y'iryo bohero y'iyo pirizo. Oh haleluya. Nuko ngo ubwo babikorerwaga bibwiraga yuko bari mu ndoto, bibwiraga inzozi, ariko Pawulo na Sila bagiye kureba basanga ntabwo bari mu ndoto, ahubwo marayika w'Imana yaraje kubakura muri gereza. Haleluya. Reka mvugane nawe mwene data unteze amatwi umwanya. Birashoboka ko hari gereza waba umazemo imyaka myinshi, birashoboka ko haba hari gereza waba umazemo igihe kinini. Ndavugana nawe ngo hari ubutabazi buvuye mu ijuru. Reka mbabwire, hari urufunguzo rukomeye na Sila bakoresheje. Bari muri gereza mu nzu y'imbohe, baboshywe, baziritswe, ubwo bari bahambirwe n'iminyururu, bari baboheshejwe iminyururu, bari bazungurutswe n'abasirikare, ntabwo bashoboraga kuhikura. Ariko ubwo bari muri gereza hari amabanga akomeye abiri bakoresheje. Ibanga rya mbere bahimbaje Imana, ibanga rya kabiri barangije barasenga. Uru ni urufunguzo. Ndavugana n'abantu banteze amatwi uyu munsi. Ushobora kuba umaze igihe kinini mu bihe bikomeye, ushobora kuba umaze igihe kinini hari gereza umazemo igihe, ariko ndavugana nawe ngo hari urufunguzo rukomeye tugiye gukoresha, kandi byanze bikunze ingufu gereza urimo iraza kufunguka mu izina rya Yesu Kristo. Pawulo na Sila, haleluya, Pawulo na Sila barangije ngo barasenga Imana, inzugi zirakinguka. Muririmbyi umwe yararimbye ngo Pawulo na Sila baliomba, milango ya gereza ikafunguka, imiryango ya gereza irafunguka. Ubwo basengaga bahimbaza Imana, oh haleluya. Imiryango yigeze irekeraho, ntabwo yigeze ibareka, ahubwo imiryango yarakingutse. Basohoka muri gereza bari bamazemo igihe kitari gito, aho Satani yari yarabashyize. Bene data munteze amatwi, ntabwo ari ubushake bw'Imana, umugambi w'Imana kugira ngo ube muri gereza, ntabwo ari ubushake bw'Imana kugira ngo ubohwe. Birashoboka ko waba unteze amatwi hari ibintu umazemo igihe kinini, hari ibintu, hari imbaraga Satani yagufatishije. Ndavugana n'abantu banteze amatwi muri uyu mwanya. Imbaraga zose Satani yaba yarakubohesheje, ahantu hose Satani yaba yaragushize, gereza yaba yaragushyizemo, hose hari imbaraga z'Imana zigiye kuza kugukuramo mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'intama w'Imana. Hari ubutabazi buva mu ijuru. Ndavugana n'abantu uyu munsi bamaze igihe kinini muri gereza. Reka mbabwire bene data, hari gereza zitandukanye. Anga Satani yarabashyize muri gereza y'ubukene, Satani yarayibashizemo, yarayibafungiyemo kumara imyaka myinshi. Hari abusanga Satani yarabashize muri gereza ukagerageza gukora no kwiga no gutera imbere, ariko ntugire intambwe ugeraho mu bumenyi. Hari gereza Satani yagufungiyemo y'ubujiji. Hari abusanga Satani yarafungiye muri gereza y'inyatsi, ibintu byose ugerageje gukora ntacyo ugeraho mu buzima iyo yarifungiyemo. Hari abusanga Satani yarabashyize muri gereza y'uburwayi, Satani yarayigufungiyemo ndetse yarakuboshya amaguru n'amaboko. Bene data, hari gereza zitandukanye uyu munsi twavuga, ariko igihari, ariko ijambo riturutse ku ndiba y'Uwiteka, riturutse ku mutima w'Imana. Hari imbaraga zije kukubohora zigukura muri gereza umazemo igihe. Umugaragu w'Imana Danieli ubwo yarari imbere y'Imana asengera ubwoko bw'Imana, bwari bwaraboshywe, bwarakandamijwe kumara imyaka 70, ubwo bari barafashweho ingwate n'abantu, barabafasheho ingwate kugira ngo badakora ubushake n'umugambi by'Imana. Danieli ajya imbere y'Imana arasenga. Ubwo yarari mu gusenga mu gice cya Danieli, ibice bya Danieli, oh haleluya, ari gusenga Mariya mu gice cya 11. Danieli
daniyeli ari gusenga yinginga imana, imana iraza iramubwira ngo daniyeli ugitangira gusenga amasengesho yeswe kandi niyanzanye. Nuko daniyeli marayika w'imana aramubwira ngo ugitangira gusenga daniyeli, abadayimoni bari baramfashe ngo ubwami bw'ubuperesi. Bene data muneze amatwi, ubwami bw'ubuperesi, imbaraga z'abadayimoni zifunga ibisubizo by'abantu b'Imana, zifunga ibisubizo by'abakozi b'Imana, zifunga ibisubizo by'abakristo, niho bakoresha ubwami bw'ubuperesi. Ariko reka mvugane nawe, ubwo daniyeli yakomezaga kwinginga imana, Bibiliya iravuga ngo nuko marayika w'Imana aramubwira ngo ugitangira gushishikarira gusenga warumviswe, kandi ni gusenga kwawe niko kunzanye. Marayika w'Imana yaraje gusubiza haleluya amasengesho ya daniyeli. Ndavugana n'abantu bamaze igihe kinini baboheye aho hantu yuko hari marayika w'Imana uje gusubiza amasengesho yabo, hari marayika w'Imana uje gusubiza amasengesho. Bene data muneze amatwi uyu munsi, birashoboka ko hari gereza yagushizemo satani, yakuboheyemo, yaba ari gereza y'igisuzuguriro, yaba ari gereza y'icyangiro, ariko ndavugana na ngo iyo gereza uyu munsi ugomba kwisohokamo. Urimo ntabwo ari umwanya wawe. Reka mbabwire ngo Pawulo na Sila hariya ntabwo ari ahantu habo, hariya ntabwo hari ahantu habo. Muri gereza naho muri gereza n'ahantu haba abantu batumvira, muri gereza hakwiriye kuba abantu batagendera ku mategeko, muri gereza hakwiriye kuba abantu batumvira Imana, muri gereza hakwiriye kuba abantu badakorana iby'Imana ishaka. Ariko Pawulo ntabwo bari muri uwo mwanya. Iyo gereza ntabwo wari umwanya wabo, ntabwo kari agace bagomba kubamo. Reka mbabwire bene data, hari igihe satani adushyira ahantu hatari ahacu. Anga iyo gereza urimo mu izina rya Yesu. Hari igihe satani adushyira ahantu, hari igihe adusunika ahantu, ariko aho hantu adusunitse hakaba atari umwanya wacu. Pawulo na Sila ntabwo muri gereza wari umwanya ahantu, ntabwo ari ahabo. Niyo mpamvu bahageze ntabwo bigeze bahiranwa n'agahinda, ntabwo bigeze bahiranwa n'imbaraga z'abadayimoni ngo zibihebeshe batangire gutuka Imana nk'uko benshi babikora. Ariko ubwo bageraga muri gereza baratangiye baratabaza, batakambira Imana yo mu ijuru, bahamagara Imana ishobora byose, barayibwira ngo Mana, nubwo turi ahangaha ntabwo yari umwanya wacu, ntabwo ari ahantu tugomba kuba, ntabwo ari umurage wacu, ntabwo ariho twashitegereza, aha ntabwo ari ahantu hacu, aha ni ah'inkozi z'ibibi. Twe turi abagaragu b'Imana, turi abakozi b'Imana ishobora byose. Ni gute twabahanga ngo bagisenga imbaza? Haleluya! Hari imbaraga zo guhimbaza, hari imbaraga z'amasengesho. Ngo bagisenga kandi bagihimbaza, nuko umushyitsi urangije uraza unyeganyeza iyo nzu. Reka mbabwire ngo imbaraga z'Imana nizo zamanutse muri iyo gereza, zinjira aho hantu, zirangije zitangira guhindura ibintu. Umunsi imbaraga z'Imana zamanutse, ibintu bizahinduka. Reka nkubwire mwene data uneze amatwi, impamvu ibintu bidahinduka mu buzima bwacu, impamvu adahinduka, impamvu ibintu bidashoboka mu kigo ukoramo, impamvu umuryango wa ibintu bidahinduka, nuko nta mbaraga z'Imana zari zamanuka. Iyo imbaraga z'Imana zihageze, hari ibintu bihinduka, hari ibintu binyeganyega. Reka mbabwire ijambo ry'ubuhanuzi, mbabwire ijambo rikomeye. Iyo imbaraga z'Imana rimanutse, ibintu birahinduka. Ubwiganyegaga, ubwiye inzu yanyeganyegaga, ubwiye inzu barimo, imbaraga z'Imana zari zimanutse, yaranyeganyeze, nuko imiryango irakinguka. Pawulo asohoka muri gereza, bagenda bahimbaza Imana, bagenda bashima Imana, bagenda bakora Imana. Haleluya! Iyo nza kuba ndi kumwe nabo, nanjye nari kuririmba baza Imana. Hari indirimbo igifasha cyane. Haleluya! Yesu ashimwe cyane. Nari guhimbaza Imana. Iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana y'imbaraga. Nibwira ko iyo ndirimbo iyo Mana dusenga irakomeye. Haleluya! Ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho yabera. Iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho yabera. Irakomeye, ni Imana yabanye na Daniyeli, ni Imana yabanye na Pawulo, ni Imana yumva amasengesho yabera. Iyo Mana dusenga, haleluya! Iyo Mana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye. Niyo Pawulo na Sila bahamagaye, bari mu nzu y'imbohe, iramanuka nyeza inzugi, irangije irazikingura, irangije bakura muri gereza, barangije bajya gukorera Imana yabo, bajya guhimbaza Imana. Neza tuneza amatwi uyu munsi, birashoboka ko hari ibintu umazemo igihe kinini, hari imbaraga umazemo igihe kinini, hari imbaraga z'umwanzi zagufashe kumara imyaka myinshi, ariko uyu munsi nahawe ubutumwa
bukomeye shaka gusangira nango, sohoka muri iyo gereza, kuko aho hantu uri ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza, ako gace urimo ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza, aho hantu uri ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri izo mbaraga zagufasheho ingwa, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza y'amagambo, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza y'amacakubiri, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza y'ubujiji, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza y'amagambo, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza y'uburwayi, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza y'inyatsi, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza y'ibiko, ntabwo ari umwanya wawe. Sohoka muri gereza mu izina rya Yesu. Reka mvugane nawe, hari imbaraga z'Imana zije kugushyigikira, hari imbaraga z'Imana zije kugutera inkunga kugira ngo soke muri yegereza mu Yesu. Ubwo nari ndimo senga, numvise nongeye kwibuka ubuhamya bw'umwana umwe w'umukobwa yari amaze igihe kinini cyane ari muri, hari imbaraga z'abadayimoni zamufashe mpiri. Bene data bakundwa, Satani aracyakora hirya no hino. Ni nayo mpamvu tugomba guhaguruka tukamamaza ijambo ry'Imana ndetse tugasenga. Satani ni umugome, akazi ke ni ukuboha abantu. Uyu mwana w'umukobwa yacumbikiye undi mukobwa mugenzi we, amucumbikira mu nzu. Amaze kumucumbikira mu nzu, kandi bose bajyaga gusenga ahantu hamwe ntari buvuge ngombwa, bajyaga gusenga mu materaniro. Nuko uwo mwana umwe w'umukobwa aza kuza kumusura. Agiye gusura uwo mwana, barabana mu nzu, amarayo icyumweru. Ariko uwo mwana w'umukobwa yagiye kumusura afite misiyo ya shitani. Yari yarahawe misiyo n'umuntu w'umupfumu ukomeye kugira ngo ajye amushakira abakiriya abajyane kuri uwo mupfumu. Noneho uwo mupfumu akabakuramo amafaranga, yarangiza akagira n'ibihembo aho uwo mwana w'umukobwa. Ni muri ubwo buryo rero yabikoraga, akaba yasura uyu akazajya no gusura undi, akazajya no gusura urugo runaka, agira ngo yegereze abo abantu, bityo anababwire yuko wenda ingozo baba bafite babishingira ko hari ibibazo bafite, akabajyana muri abo bapfumu. Noneho asuye uwo mwana w'umukobwa, aramubwira tumva rero ikibazo ndareba nkasanga umaze kugira imyaka 30. Impamvu utabona umugabo nuko hari imyuka mbona ikuriho, kandi iyo myuka ni imyuka y'abarozi idashaka ko wagira urugo. None ndagira ngo nkurangire umugabo w'umupfumu, nanjye hari umuryango wanjye yafashije, ndashaka kuzamukurangira, bityo noneho abe yagufasha. Uwo mukobwa kubengaga aramubwira ati ntabwo jewe nshobora kujya mu bapfumu, no kuva mu buto bwanjye n'imiryango yacu ntabwo yigeze yizerera mu bapfumu. Igihe cyose mama iyo yahuraga n'ibibazo yaragendaga agapfukama agasenga, ntabwo yigeze ajya mu bapfumu. Ntabwo rero nakwiga imico, ntigeze ndagwa, ntigeze nerekwa n'ababyeyi, ntigeze nerekwa n'abavandimwe. Nuko uwo mukobwa biramubabaza, ariko ariterera ku mutima, arishyira ku mutima, arita mu gutwi. Nuko ahamara icyumweru. Ariko agiye kugenda, bene data, icyo yakoze, yafashe uwo mukobwa mugenzi we yaje gusumutwara imyenda y'imbere. Amaze gutwara iyo myenda y'imbere, arangije afata na kimwe mu bintu bimwe yaratunze, yewe n'imeza arayicukura n'ibindi yakoze bitangaje. Aho aragenda arabitwara, abijyana kuri uwo mupfumu yarashinzwe gukorera. Nuko rero amaze kujyayo, baragenda batongera iyo myenda yari yatwaye ndetse n'ibintu bari yatwaye yakuyeho muri iyo nzu we. Yari umukobwa ufite akazi, yari umukobwa ubayeho neza, yari umukobwa wize, yari umukobwa ufite ubushobozi. Mbese navuga umugi uri kuri pose, kubera ko yari yize, afite akazi, kandi ananakunda Imana, asenga. Urumva? Nuko rero akimara guhura n'izo ngorane, bakimara gutangira kumwoherereza imyuka mibi, nuko kugira ikibazo, abantu bose bamuvaho ku kazi barahagarara. Bewe ibyo yari yaratangiye gushora umutungo we mu bintu bijyanye n'ubworozi, inka ze zitangira gupfa, ahura n'ingorane zikomeye. Kiruseho muri byose cy'ikibazo yagize kurusha ibindi, nuko yatangiye no kugira amagara mabi, atangira kurwara, atangira kunda, atangira kugira ibibazo bikomeye by'uburwayi, akaribwa mu nda, akaribwa mu bice by'imyanya y'ibanga. Yewe ahura n'ikibazo gikomeye, ajya mu baze ibijyanye n'ubumenyi bijyanye n'indwara z'umubiri kugira ngo bamufashe, bakamuha imiti ariko ntigire ikimufasha. Ajya mu bizi bijyanye no kuvura mu nda, ntibagira icyo bamufasha. Yewe araremba, amererwa nabi, kugeza ubwo yatangiye no kurya ibiryo, yarya ibiryo
noneho agatura mibi agatura ubwanga, akajya kwa muganga bakamufasha bakamuha ibimufasha, ariko ntibigire ikintu na kimwe bihindura. Reka mbabwire ko izo mbaraga zari zamufashe zamwokamye, ari abarozi, ari imyuka mibi yacumbikiye, yamujyanyemo, yamwoherejeho, itangira kumufata. Ahura n'ibibazo bikomeye. Umwaka umwe ararwara, uwa kabiri ararwara nta kazi, uwa gatatu imyaka 3 yose irangiye. Ibyo kwizenga atangira gucika intege no gusubira inyuma, kubera ko yabonaga ubuzima bwe buri mu marembera y'ubuzima. Yabonaga imibereho ye ari imibereho y'agahinda. Data bakundwa mu nteze amatwi, hari igihe umuntu agera mu kibazo cy'ubuzima agatangira kwibaza ibibazo byinshi. Yarambwiye ubwo namusangaga, ubwo Imana yari maze kumugirira neza, arambwira ati hari aho nageze nibaza niba Imana ibaza n'icyatumye ishyira ku isi. Aratangiye kwibaza byinshi ku buzima bwe kubera ibibazo yari arimo. Ubwo rero nibwo atangira kujya mu bapfumu n'abarozi. Ibyo gusenga Imana babivuyemo, bya bindi byo avuga ati mu muryango wacu ntawe ubijyamo. Ibyo ngibyo ni ukuri. Atangira guhinyuka, ava mu byo gusenga no kwegera Imana. Buba bwari bwamugoye, uburwayi bumeze nabi, afite uburwayi bukomeye buri terrible. Ariko reka mbabwire bene data, njya mbwira abantu ngo nta hana Imana itakuvana, nta naho itakugeza. Mu Mana ibintu byoka. Niba uri uneza amatwi ukaba utazi guha Imana agaciro, ntabwo uragera muri viziyo ikomeye no guha Imana icyubahiro, kubera ko hari ahantu uzagera mu ikorosi ry'ubuzima ubone ibyo wizeraga byo bivuyeho, usigarane n'Imana yawe. Niyo mpamvu udakwiriye guhemukira Imana, kubera ko Imana ishobora kugera aho umubyeyi atagera, ishobora gukora amashuri atakora, ishobora gukora aho umuvandimwe atakora. Uyu mukobwa rero yatangiye kujya mu bapfumu, ajya mu bice binyuranye by'iki gihugu, aho bavuga yuko bafasha abantu muri bavuga ngo bakiza imyaku, bakiza imivumo, bakiza, ariko uburwayi bwe bukarushaho kugenda bukomera. Ntabwo bwigeze buvaho, kwa kubabara, kwa kunanirwa mu byo agerageje gukoraho byose. Ariko kurusha ikindi cyari ubuzima bwe, kubera ko imyanya y'ibanga yagiraga ikibazo gikomeye, akaribwa cyane mu buryo budasanzwe, kandi amaze gukoresha amafaranga cyane ndetse adashobora kubona igisubizo. Nuko rero aza kurangirwa undi mupfumu ukomeye cyane. Uwo mupfumu muri Tanzania ahantu hitwa Ikigoma. Aragenda ajyayo, agiye kwivuza uburwayi yari afite, agiye kwivuza ibyo bibazo yari afite. Ageze kuri uwo mupfumu amutekerereza ibyamubayeho, kuntu yacumbikiye umukobwa, akamutwarira imyenda. Kuva uwo munsi agahura n'ibibazo mu buzima bwe bite, akaba atekereza ko ariho bukomoka. Umupfumu arangije aramubwira ati, "Jewe ngomba kuguha imiti, kandi iyi miti uzayinywa, uzaba umaze gukira no kubohoka, nta kibazo na kimwe uzongera kugira." Amuca amafaranga, amuha igice. Nuko yari yamubwiye ko azaza gufata imiti inshuro 3. Nuko umuti wa mbere aragenda arawukoresha, nuko ntihagira igihinduka. Uwa kabiri arawukoresha, ntihagira igihinduka. Uwa gatatu arawukoresha, naho ntihagira igihinduka. Ibyumweru birangiye, umupfumu arangije aramubwira ati, "Rero ubwo ndeba tugerageze kundi muti umwe." Amusaba andi mafaranga. Uwo mwana w'umukobwa arayamuha, arayaguzaguza, urumva nta kazi yari afite, ngije nayo arayamuha. Amaze kuyamuha ayo mafaranga, nuko nawe aragenda arawukoresha. Awukoresheje, ahubwo umunsi urangiza uburwayi burushaho kuba bubi, akajya arara adasinziriye, akajya arara n'ibintu atazi, akajya aribwa umubiri wose, akumva ibintu bigenda mu nda. Imbaraga z'uburwayi zaramufashe kumara imyaka yose 3. Asubira kuri wa mupfumu rero uwo muri Tanzania. Nuko aramubwira ati, "Umva rero, naguhaye amafaranga yanjye kandi usezeranya kuzankiza, ariko ntabwo nigeze nkira, ahubwo burushaho kumera nabi, burarushaho kwiyongera. None nakora iki?" Umupfumu aramubwira ati, "Umva rero wa mukobwa we, jewe yika yawe ntabwo nari nyimenyereye. Ubu ndeba ahangaha ni jewe shefu. Abapfumu benshi bakoresha ibyo kuragura no gupfumura, ni jewe baza kugurira imiti, ni jewe baza gusaba inama, ni jewe baza gusaba uko bakoresha iby'ubupfumu bwabo, kubavugururira uburozi kugira ngo bukomeze bukore. None niba byananiranye bikaba byanze, nta handi hasigaye, genda ugeragereze ku Mana." Haleluya. Aramubwira ati, "Genda ugeragereze ku Mana y'abarokore,
niho honyine hasigaye. Nibwo naje kumenya ko n'abari abantu b'abapfumu, n'abari abantu b'abapagani batazi Imana, ariko bazi ko nabura hari Imana y'abarokore, abantu babakijijwe, hari Imana y'abantu basenga, hari Imana y'abantu bizera Imana ishobora byose. Haleluya. Nuko rero umukobwa aza mu cyumba cy'amasengesho, hano dufite icyumba cy'amasengesho, turamusengera, Imana imugirira neza. Nyuma y'iminsi 3 ubwo twamusengeraga, ibintu bimwe biravuga bimusohokamo, ndetse bivuga naho bivuga nuko byagenze. Ni nabwo amabanga menshi yashoboye kujya hanze, abadayimoni bavuga icyabazanye, ndetse banavuga yuko bari baramugize ingwate kubera ko kubajyamo no kubakorera. Uwo mukobwa arabohoka, amaze gukira no kubohoka arahagarara ashima Imana. Ndibuka umunsi umwe ahagarara ashima Imana, yavuze ijambo rikomeye cyane ntazigera nibagirwa. Somaga amagambo ari mu gitabo cya Matayo, aravuga ngo ibyo ntibishobokera abantu, ariko ku Mana birashoboka. Aravuga ati mundeba handi muri gereza y'imyaka 3 mboshywe n'ikibazo cy'uburwayi, abadayimoni barangiyemo bishingiye ku gikorwa cyiza nakoze ubwo nacumbikiraga umwana w'umukobwa akajya kundogesha. Atariko ndashima Imana yo mu ijuru kubera ye, ati nanjye nta kindi nayiha uretse kuyikorera. Haleluya. Imana iramubohora, imukura muri gereza y'uburwayi, imukura muri gereza y'igisuzuguriro, imukura muri gereza yo kwiheba, imukura y'imbaraga z'abadayimoni. Uyu munsi wa none ndagira ngo twese twibaze, mwebwe mwese munteze amatwi, ni yihe gereza Satani yaba yarakuboheye? Yihe gereza waba ufungiyemo? Ubutumwa bwiza afite uyu munsi buravuga ngo sohoka muri gereza, kuko hari ubutabazi buvuye mu ijuru. Ndavugana n'abantu banteze amatwi aka kanya, hari ubutabazi buva mu ijuru, hari ubutabazi Imana, hari intervention brigade, hari brigade ije gushyigikira, ije gufasha, ije kwentervena ikibazo wari umazemo imyaka myinshi. Haleluya. Paulo na Sila bari mu nzu y'imbohe, barasenga, inzugi zirakinguka, imiryango irakinguka, basohoka muri gereza bari bashyizwemo, basohoka muri gereza Satani yari ndavugana n'abantu banteze amatwi. Gereza Satani yagufatiyemo ni iyi, gereza Satani yagufungiyemo ni iyi. Hari abantu benshi cyane bari muri gereza. Iyo uri muri gereza Satani hari nabo usanga yarashizeho iminyururu, yarabashizeho amapingu. Ndagira ngo nkwibutse mugenzi wanjye unteze amatwi, ubwo Paulo na Sila bari muri gereza, ubwo Paulo na Sila barahaha, bari baboshye muri gereza, hari igihe Satani adukoreraho ibyo ashaka. Kubaho amaguru n'amaboko bishatse kuvuga ngo nta burenganzira ufite, nyagamburiro ufite, nta kintu na kimwe wakora, nta kintu na kimwe washobora, nta kintu na kimwe ushobora kugerageza, kubera ko hari imbaraga zigufasha. Umuntu uboshye ashobora kugira icyo akora, wagira icyo uterura, wagira icyo ukora. Iyo uboshye uba uboshye. Bari baboshye amaguru n'amaboko kandi bari muri gereza yo hagati. Ndavugana n'abantu Satani yashyize muri gereza yo hagati, yaragushize mu ukisanga muri gereza, Satani yaragushize muri gereza. Ndavugana n'abantu banteze amatwi, ushobora kuba unteze amatwi, hari gereza Satani yagushizemo, hari gereza Satani yakwinjizemo. Ndavugana nawe wowe unteze amatwi uyu munsi, hari imbaraga zishobora kukubohora, hari imbaraga zishobora kugukiza, hari imbaraga zishobora guhindura amateka yawe, hari ishobora kugukura muri gereza ushobora kumazemo imyaka myinshi. Hari ubutumwa nzanye, hari ubutumwa ku mutima wanjye, ndi kuvugana n'abantu banteze amatwi muri uyu mwanya ko hari imbaraga zije kugukura muri gereza. Kugira ngo Paulo na Sila bave byasabye intervention y'Imana, byasabye ubutabazi buva ku Mana, kugira ngo Imana bakure muri iyo gereza bari bamazemo imyaka myinshi. Bakristo neza amatwi muri hirya no hino, ndagira ngo mvugane nawe ngo hari ubutabazi bw'Imana. Imana yohereje buje kugukura muri gereza wari umazemo imyaka myinshi, buje kugukura muri gereza wari umazemo igihe kinini, buje kugukura muri gereza mo igihe kitari gito, buje kugukura muri gereza wari warafatiwemo, yaba ari gereza y'uburwayi, yaba ari gereza y'inyatsi, yaba ari gereza ya karani, imivumo igukurikirana, yaba ari gereza y'ubujiji, yaba ari gereza y'uburwayi, yaba ari gereza y'amacakubiri, yaba ari gereza y'amagambo, yaba ari gereza y'inzangano, yaba ari gereza y'amoko, gereza Satani yagushizemo y'uburyo butandukanye. Uyu munsi hari imbaraga zije kukubohora, uyu munsi hari imbaraga zije kugukuramo, uyu munsi hari marayika uje kugukura muri iyo gereza wari umazemo imyaka myinshi. Mu izina rya Paulo na Sila barasenga, baririmbira Imana, gereza irafunguka. Haleluya. Urufunguzo bakoresheje
baranejeje, bahimbaje Imana, barangije barasenga, bahimbaje Imana, barangije batabaza Imana. Imana iramakura muri gereza. Hari ubutabazi bw'Imana, hari imbaraga z'Imana. Imana imanuye ubutabazi buje kuwukura muri gereza. Ndagira ngo dusenga bizeye ko Imana ije kugira ikikora ku buzima bwabo. Ngiye gusengana n'abantu bamaze igihe kinini barafatiwe muri gereza. Ndashaka gusengana n'abantu bamaze igihe kinini barabohewe ahantu. Ndashaka gusengana n'abantu bamaze imyaka myinshi yarabafungiye ahantu. Hari imbaraga z'Imana, tugiye gusaba Imana kugira ngo imanuke. Ngiye gufatanya nawe, zamura kwizera, nanjye kwizera kwanjye ngiye kukuzamura hamwe nawe kugira ngo duhamagare Imana hamanuke z'Imana zize kugukura muri iyo gereza mu izina rya Yesu. Niba unteze amatwi, humiriza ku maso yawe. Tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Tugiye muri aka kanya, tugiye gusenga Imana muri aka kanya. Hari imbaraga z'Imana, hari marayika w'Imana ugiye kuza kugutabara, kugukura aho hantu. Hari imbaraga z'Imana zigiye kumanuka muri aka kanya. Reka dusenga Imana. Data mu Kristo, ndagushima kuri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ububasha n'ubushobozi. Iyo utegetse biraba, iyo uvuze birakomera, iyo uremye biraremeka, iyo uhamagaye biritaba. Uri Imana ishobora byose. Hari abantu bamaze igihe kinini barafatiwe muri gereza, bashwe amaguru n'amaboko. Satani yarabigirijeho nkana, abasuzugura kubera ko hari ibintu yababoheyemo. Ariko muri aka kanya turasaba mu ijuru. Pawulo na Sila barasenga, bahamagara izina rya Mana, uramanuka wohereza intervention. Reka mwami intervention yawe muri aka kanya imanukire muri ziriya ngo. Oh haleluya. Reka intervention imanukire muri ruriya rugo, imanukire muri ruriya rugo, imanukire muri ruriya rugo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenga muri aka kanya, ndasabira buri muntu wese unteze amatwi aho yaba yarabohewe mu mbaraga z'umwanzi, mu mbaraga za Satani, mwenga kugira ngo imbaraga z'ijuru zize zimubohore, zimukuremo muri aka kanya. Ndatura kuva muri gereza, ndatura kusohokamo mu izina rya Yesu. Mwanya ntabwo ari uwabo. Hari ahantu bari ntabwo ari ahabo, hari ahantu bari ntabwo ariho bagenewe, hari ahantu bari ntabwo ari umwanya wabo, ntabwo ariho bakwiriye kuba mu izina rya Yesu Kristo. Aba bana bawe mwami ntabwo ari umwanya wabo, ntabwo bagomba kubamo. Ako gace barimo ntabwo ari agace kabo, ntabwo ariho bagenewe kuba. Hari umwanya wabateguriye, hari umwanya uzatuma izina ryo rihabwa icyubahiro, niwo bakwiriye kuba barimo. Iyo gereza y'uburwayi arayisohokamo mu izina rya Yesu. Inyatsi warayisohokamo mu izina rya Yesu. Iriya gereza mwami Imana y'imbaraga z'umwanzi zimubuza amahoro arayisohokamo mu izina rya ya karandi mubuza amahoro arayisohokamo mu izina rya Yesu. Gereza mwami Imana yacu yo mu ijuru y'ibyaha ituma abantu badahinduka arayisohokamo mu izina rya Yesu. Izo mbaraga zananizaga ubuzima bwabo, gereza y'ubujiji nayisohokemo Yesu, kubera ko hari intervention yawe Mana ije kumukuramo. Urakoze Mana yacu, urakoze Uwera wa Isirayeli. Izina ryo rihabwa icyubahiro. Umugisha w'iburyo n'ibumoso nukomeze kubana n'ubwoko bwawe. Umugisha iki gihugu, umugisha abanyarwanda, ubuyobozi bw'iki gihugu. Buri imbaraga zose z'umwanzi zahagurukira kurwanya iki gihugu ntabwo zizagera ku ntego zazo, kubera kuri Imana yacu kandi uje kudutabara. Rero nishimwe bibi byawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu dusenze dushima. Amen. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha kandi ibagirire neza. Mwari kumwe n'umushumba Alexander Nyandwi, umushumba w'amatorero ya Full Life Temple International hariya Kimisange. Niho dukorera umurimo w'Imana kuri paruwasi ya Kimisange, niho nyobora muri iki gihe. Ariko kandi ingero hirya no hino z'abakozi b'Imana dukorana umurimo w'Imana. Mwese Imana ibaha umugisha. Reka rero mbibutse telefone zanjye mushobora kumbonaho niba wifuza kugira ikibazo ubaza cyangwa se igitekerezo wifuza kuduha cyangwa se ukeneye inkunga y'amasengesho. Ndagira ngo ufate agakaramu kawe, ndashaka kuguha telefone zanjye nguhe ndetse ushobora kunyandikiraho kugira ngo niba hari ikibazo, niba hari icyifuzo ushobore kucyohereza. Telefone zacu ziba ziriho amasaha 28 kuri 28 kandi na email biriho amasaha 28 kuri 28. Duhita tuyiyo turi mu Rwanda, iyo mpari nshobora gusubiza email igihe cyose tuyibonye, turushobora kwisubiza mu gihe kitarenze iminsi 2. Imana rero ibaha umugisha. Telefone yacu ni 07 8 42 47 504. Ndasubiramo 07 8 42 47 504. Telefone ya Tigo ni 07 22 50 50 nanone 07 22 70 50 nanone. Imana ibaha umugisha. Email yacu ni ya yindi umugisha 33
gmail.com, umugisha 33 gmail.com, cyangwa umugisha 33 hotmail.com, cyangwa se umugisha 33 @yahoo.com. Imana rero ibaha umugisha. Mwebwe mwese mwari muduteze amatwi, mugire ibihe byiza, amahoro n'umugisha by'Imana bikomeze kubana namwe. Amen.